Itangazo ryihutirwa rireba buri munyarwanda muri rusange utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda cyangwa ufite indangamuntu y'u Rwanda cyangwa uwahira mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu ngiye kubabwira rino tangazo, iri tangazo riragaruka ku iyurira ry'ibiciro muri rusange. Murabizi ko ibijyanye na esanse cyangwa ibikomoka kuri peteroli byuriye byo byarangiye, twiyakiriye. Ni mu gihe ibindi biciro byongeye kwiyongera muri rusange. Ni mu gihe ibirayi byiyongereye, mu gihe ikiro cy'ibirayi cya Kinigi cyageze kuri 550 mu gihe kivuye ku mafaranga 450. Ni mu gihe ibirayi byongereyeho igiceri cy'ijana. Turagaruka mu bijyanye n'amazi cyangwa ku bintu bijyanye n'ibyo kurya muri rusange. Turagaruka ku mazi yo kunywa, aya ngaya tujya kugura mu masupermarket cyangwa mu maduka. Ni mu gihe icupa ry'amazi ryaguraga amafaranga 1000 riri mu bwoko bwa Nile, iri cupa riri kugura amafaranga 200 muri rusange. Sinzi impamvu amazi yuriye, ese ni ukubera ko ibiciro bya esanse byuriye? Ariko buri kintu cyose cyuriye bitewe nuko ari ibiciro bya esanse. Ndashaka kubabwira ibintu byose byazamutse amafaranga, ngahita mbabwira n'impamvu byazamutsweho amafaranga. Turagaruka ku bijyanye n'ibirayi muri rusange. Ibirayi byongereyeho igiceri cy'ijana muri rusange. Turagaruka ku amazi aya ngaya tujya kugura mu mabotike cyangwa mu supermarket. Aya mazi yaguraga amafaranga 1000 none ageze ku mafaranga 200. Turagaruka ku maji atandukanye ari mu bwoko bwa Yembe. Mu gihe Yembe yaguraga 500 ubiri kugura 700. Ni mu gihe Yembe nini yaguraga 1000 ubu igeze ku 200. Twongere tugaruke no mu byo kurya. Ni mu gihe umuceri nabwo wiyongereyeho 1000 n'amafaranga makeya. Ni mu gihe ibishyimbo byo nubwo byari bihenze hiyongereyeho utundi dufaranga dukenya. Ariko ibi byose ngo birategwa n'izamuka rya esanse muri rusange, nk'uko abantu babivuga muri rusange. Baravuga ngo kubera esanse ibintu byose byahise bizamuka. Nanjye ndibaza ati se kubera esanse ibintu byazamutse bite? Ngayo nguko rero kurikirana iyi nkuru yose kuri Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV Rwanda. Ariko ikintu nabanza kukubwira, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Subscribe ni inkunga yawe, cyangwa subscribe ni inkingi ya mwamba izajya ituma ubona amakuru ko bwije nuko buke kandi amakuru yizewe. Ni mu gihe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyangwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda ibiciro byongeye kurira. Ese iyurira ry'ibiciro ni ukubera ibikomoka kuri peteroli? Nibyo, ntago mwibeshye nk'abanyarwanda. Icyo muhise mutekereza nicyo. Ni mu gihe impamvu esanse cyangwa mazutu cyangwa peteroli byahenze ni ukubera ko imodoka inywa mazutu muri rusange, kandi imodoka nizana bya bicuruzwa byose mubona ku isoko muri rusange. Nimba rero imodoka amavuta yiyongereye, n'ibiciro biba bigomba kwiyongera. Ariko ibi ngibi ni agahe gato, nyuma y'amezi 2 biba bimaze gusubira ku murongo. Ni mu gihe ikigega gishinzwe imari kiri guhangana na rero zamuka ry'ibiciro mu bihugu bigiye bitandukanye, kuko esanse rumva ntabwo yazamutse hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo aho bayikura yaruriye, nabo transport nyine biragorana, nayo irurira muri rusange. Ni mu gihe icupa ry'amazi ryaguraga 1000 riri mu bwoko bwa Nile, ubu risigaye rigura 1200. Ni mu gihe Yembe iri mu bwoko bw'agacupa gatonya riri kugura 600, inene rikagura 200. Ni mu gihe ikiro cy'ibirayi cyavuye ku mafaranga 450 kikajya kuri 550. Ni mu gihe umuceri wiyongereyeho 1000, ibishyimbo byongereyeho 350 n'andi mafaranga menshi. Nibyo ngibyo ndabangarukirijeho kuko nibyo byatangajwe byongerewe ibiciro muri rusange. Impamvu rero ibi bintu byiyongereye cyangwa byuriye, murabizi ko Yembe zituruka mu gihugu cyo hanze muri rusange, ziza zipakiwe n'amakamyo. Niyo mpamvu rero esanse yo yahenze n'ibiciro ku isoko bihenda muri rusange. Ni ukuvuga ngo imodoka nizo zipakira bino bicuruzwa biza mu mujyi wa Kigali cyangwa biza kugurishwa. Niyo mpamvu bihenda cyangwa biba bihenze muri rusange. Ndakeka numva nibyo ngibyo batangaje, ibyo nibyo byuriye. Ejo nibagiye ibindi batangaza byuriye kugira ngo bitazabatungura nk'abanyarwanda, tuzababwira muri rusange. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura Movie, ndashaka kukubwira ngo kora subscribe kuno muyoboro kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ukora subscribe kwino channel ubukoze inkingi ya mwamba yo kuzajya uboneraho amakuru, kandi ikindi kintu ubukoze ikintu cy'ubutwari cyane, kuko ubutanze, kandi iyo utanze nawe urahabwa muri rusange. Nk'uko Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, niwikunda ukibagirwa mugenzi wawe, Imana izaguha ibigukwiriye. Ni mu gihe Imana idatinda guhana abanyabyaha. Iyo ibyaha byamaze kukurenga cyangwa byamaze kukurengera, Imana iraguhana nakabuze muri rusange. Ngo gute? Utyo nyine kurikiza amategeko nk'uko asabwa. Turaza kugaruka rero mu karere ka Nyarugenge, ubwo abofisiye 3 bakubiswe, cyangwa abofisiye niumva abofisiye ofisa abofisiye bakubiswe. Ntabwo ndi bavuga amazina, ndabavuga mu kiganiro gikurikira. Abofisiye 3 bakubiswe n'abasivile.
inkoni. Abofisiye bangahe? 1 2 3 bakubiswe my friend. Ibyo rero ndaza kubirambura mu kanya. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Nimba ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka gutanga inkunga wanyuza kuri 0788408885 iri nimero wayihamagara ugatanga ikibazo cyangwa waba wagize ikibazo aho uri hose. Zafu TV Rwanda, BTN TV Rwanda, Kidasamura TV Rwanda tuhita tukugeraho tukakurenganura cyangwa tukagukorera ubuvugizi muri rusange. Murakoze cyane, Imana iguhe ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Abantu benshi baba basaba Imana amafaranga ni